Yesu ashimwe cyane. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Nanone kandi ni Pasiteri Bagaragaza Innocent hano kuri channel Imigabane Ibiri TV. Turabakunda cyane kandi namwe mwatweretse urukundo. Ya Lasile Emmanuel ndumva ni mu mwuka wo gusengera abantu kandi mpagurukijwe no kugira ngo mbaheshe umugisha mu isengesho nk'umutambyi. Ushaka kuvuga utese Pasiteri agiye kudusengera kubijyanye n'iki? Nicyo ugiye kumva. Ndabizi neza ko nawe ufite ibyifuzo bikeneye amasengesho. Uvuga uti iki ngiki nkeneye ko Imana yagira iki kivugaho ikagira iki gikoraho. Ariko isengesho nkuzaniye ni isengesho rifitanye isano n'umuhamagaro. Umuhamagaro. Ubundi ababyeyi barabizi wenda nimba ukibafite bazi ko bakubyaye uri umukobwa, uri umusore, ugashyingirwa ukaba umugabo, ukagira urubyaro, ukaba umugore ukagira urubyaro, karitsika kumenya ku mazina, abo mukorane bakamenya titire yawe. Ariko hari ukundi kuntu Imana ikuzi. Imana iza abantu ku imihamagaro. Rero tugiye gusenga amasengesho afitanye isano n'umuhamagaro. Wowe rero wahamagawe ube hafi. Icyo wahamagariwe cyose tuzagira igihe cyo gusobanura ku mihamagaro abantu bahamagarwa. Imihamagaro ni myinshi ariko yose ni myiza kandi irakenewe. Kandi imihamagaro yose ikora umurimo wo kubaka ubwami bw'Imana. Erega ni channel y'Imigabane Ibiri TV nayo ije kugira ngo imihamagaro yanyu ibona aho ikorera. Ndaho ikaze buri wese ufite umuhamagaro wo gushyigikira umurimo w'Imana ngo ashyigikire Imigabane Ibiri TV. Ikenera byinshi, hari ibyo dushobora kuzavuga, hari n'ibyo tuzavuganira mu gikari, kuko intego yacu hano ni ukuvuga ubutumwa bwiza, ni ukubwiriza ijambo ry'Imana, ni ugusengera abantu b'Imana, ni ukwakiriza abantu Yesu nk'umwami n'umukiza, ni uguhuza abantu batandukanijwe n'isi y'umwijima tukabamurikishiriza umucyo w'ijambo ry'Imana, umuryango ukongera ukiyubaka. Niyo mpamvu nyirango kubw'umuhamagaro wawe ufite uhabwa umugisha kuwukoresha kuri igicano y'Imigabane Ibiri TV mu izina rya Yesu. Umugabane wawe nuza ku Migabane Ibiri TV tuzahabwa umugisha, nawe uzahabwa umugisha. Ndagira ngo rero wumve ibi ngibi. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riri hano mu byakozwe n'intumwa ibice byaho ni 13. Haravuze ngo titire ravuze ngo urugendo rwa mbere rwa Paulo rwo kuvuga ubutumwa. Ni urugendo rwa mbere rwa Paulo rwo kuvuga ubutumwa. Niho tugiye kwirefera kubijyanye n'iyi mihamagaro no gusenga. Abantu bose bashobora guhurira mu masengesho, bakagira amasengesho yo mu rugo nk'umuryango, bakagira amasengesho yo mu bihande, nkaho itorero rishobora kugenda rishyira amasengesho mato mato mu bakristo begeranye, ibyo bita amaserire, ni byiza. Hakaba n'amasengesho ashobora guhurizwa mu rusengero, abantu bakayitabira ndetse abari kure bakaba bayakurikira mu bundi buryo bw'ikoranabuhanga, cyangwa se abantu bakanayabanamo mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo kwizera gusa. Rero ndagira ngo wumve ibi ngibi. Paulo arahamagawe n'Imana. Uyu Paulo amateka ye ni maremare, siyo ngira ngo tuvuge, ahubwo nanya ngo tuvuge ku gikorwa cyakoretse muri uku guhamagarwa kwe ku nshuro ya mbere. Ushobora kuba rero ugiye kumva iri jambo ry'Imana ku Migabane Ibiri TV ari ku nshuro ya mbere, ariko nawe ukabuhamagawe nka Paulo, nawe ukaburahamagawe ngo utangire gukorera Imana, nawe ukaburahamagawe ngo utangire gushyigikira umurimo w'Imana. Lasile Emmanuel. Rero Imana igiturebera mu mihamagaro yacu, Imana igiduhera umugisha mu mihamagaro yacu. Umuhamagaro wawe ni utavuga kubwiriza ubutumwa, ariko ushobora kuba gushyigikira ivugabutumwa. Ivugabutumwa rikenera byinshi. Rikenera ibi byuma by'ikoranabuhanga dukoresha, rikenera imodoka zikora ingendo, uzi ko burya rikenera n'indege. Hari abantu bajya burira indege bakajya gutanga ubutumwa, abandi bakaza kumva ubutumwa. Mbese amafaranga akubiyemo byose, amadolari akubiyemo byose, amayero yawe, amadolari yawe, amapaundi yawe, amafaranga yawe ayo ubona, ayo Imana yaguhereyemo umugisha wo kugira ngo ubeho, burya habonekamo n'umugabane wo gushyigikira umurimo w'Imana. Rero karibu wowe ufite uyu mutima ushobora kuwugira nonaha, cyangwa usanganywe ukaba ugiye kuwukomereza hano kuri channel yacu Imigabane Ibiri TV. Ngwino nawe uhabwe umugabane wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riravuze ku murongo wa 13 ngo mu itorero ryo muri Antiokia hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni witwaga Nigeru na Rukuriyosi w'umunyakarureni na Manayeri wareranywe n'umwami Herode. Hariho na Sawuli ubwo basengaga umwami Imana
biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Mundobanurire Barinaba, mundobanurire Sawuli, mundobanurire wowe nonaha uri munyumva, mbahe umurimo, mubarambikeho ibiganza, mubasengere, mubahe ubutumwa mbahaye kugira ngo bakore umurimo mbahamagariye gukora. Rero hari umurimo Imana iguhamagariye gukora ku migabane ibiri TV. Aho uri hose hari umurimo uhamagariwe gukora kuri iyi channel. Hari umurimo uhamagariwe nonaha. Reka nza gusengera amasengesho yo kuguhuza n'uyu murimo Imana iguhamagariye. Imana ikeneye gukora umurimo wayo. Imana nubwo hari ibyo ukeneye ko Imana ikora mu buzima bwawe, hari ahantu Imana igushaka mu bikorwa by'umuhamagaro yaguhamagaye mu murimo w'Imana. Ngo nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, baherako babarambikaho ibiganza, barabohereza. Babarambikaho ibiganza, ibiganza bibohereza, ibiganza bibahesha gukora uyu murimo, ibiganza bibahesha kwamamaza ubutumwa, ibiganza bibahesha guhagarara mu nshingano. Ndagira ngo rero nawe unyemerere iri sengesho tugiye gusenga rikwinjize mu gukora uyu murimo, rikwinjize mu gushyigikira uyu murimo, rikwinjize mu gukora ku butunzi bwawe kugira ngo ushyigikire uyu murimo. Amasengesho ni inzira imwe y'ikiganiro tugirana n'Imana, ariko uburyo bwo gushyigikira umurimo w'Imana ni inzira y'ubusabane bwo kubaka ikiraro kiduhereza umugisha. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Iyo dushyize mu murimo w'Imana ubushobozi bw'ibyo dufite, iyo dushyize mu murimo w'Imana ubutunzi bwacu, tuba twubatse ikiraro cyo gusangira n'Imana ku byo yaduhaye. Rero uhawe uwo mugisha wo kurambura ikiganza cyawe mu butunzi bwawe kubw'uyu murimo w'Imana duhagazemo, tuhagararemo nawe. Iyi channel ntabwo ari iy'umuntu, ahubwo ni iy'abantu twese bazisanga muri uyu muhamagaro wo gukorera Imana, bazisanga muri umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa. Niyo mpamvu mumaze kubona ko igihe cyose tumaranye mwagiye mubona ivugabutumwa ritambuka rinyuze mu bapasiteri babiri, Pastor Vincent na Pastor Bagaragaza Innocent, ariko turahikaze n'abandi bari inyuma. Hari abapasiteri kazi bari inyuma, hari abakobwa basize bagiye kuzaza kuvugira ubutumwa kuri iyi channel, hari abadamu bahamaga bagiye kuzaza kuvugira ubutumwa kuri iyi channel, hari abapapa bari mu nzira barimo baza kuvuga ubutumwa kuri iyi channel. Nawe uhamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza kuri iyi channel. Ubuhamya bwawe burakenewe, ubutumwa bwawe bwiza Imana yaguhaye burakenewe, ndetse n'icyo ushobora kwigisha abantu mu bundi buzima bwo kurushaho kugubwa neza muri Kristo kirakenewe. N'ubushobozi bwawe burakenewe, n'amadolari yawe arakenewe, amayero yawe arakenewe. Imana iguhereza umugisha. Rero umva icyabigira. Imana yasabye ko batoranya aba bagaragu b'Imana babiri kugira ngo barambikeho ibiganza bibohereza. Ushobora kuba warimitswe ukimikwa urambitsweho ibiganza, ariko ukaba waratinye gutera intambwe, ariko ibi biganza ntibyari byo kukubwira ngo gumaho, byari ibiganza bikohereza, byari ibiganza bigutuma. Iri ni isengesho ryagura umuhamagaro wawe. Uko wahamagawe kose Imana ikeneye ko utera intambwe ingana n'ubushobozi bwawe. Wahamagariwe kuririmba, ukeneye kuririmba. Nubwo hataba mu rusengero, waririmbira no muri sari wawe ukabukoza umurimo w'uburirimbyi. N'umugabo wakamenya kuririmba wa mudamu we, n'umugore wakamenya kuririmba wa mugabo we, n'umwana akamenya, ababyeyi bakamenya ko umwana aririmba. Impano yo kuririmba ni impano nziza cyane. Impano yo kuririmba ni impano inezeza abantu bose. Niyo mpamvu mu nsengero zose tugira amakorari za worship team kubera kuririmba. Nanjye ndabikunda nubwo ntabizi, ariko utaha nzagaruka ndirimba mu izina rya Yesu. Nzagaruka ndirimba, ndumva hari indirimbo nyinshi mfite zo kuririmba mu izina rya Yesu. Rero ndagira ngo ngusengere kugira ngo nguhuze n'umuhamagaro Imana iguhamagaye. Ibiganza byarambitswe kuri aba bagaragu b'Imana. Bari basoje amasengesho yo kwiyiriza, bari basoje amasengesho yo kugikumba, bari basoje amasengesho yo kuba imbere y'Imana, bari basoje amasengesho babaye imbere y'Imana. Barasenga Imana irabasura, barasenga Imana iraza, barasenga Imana iramanuka, barasenga Imana irabegera, bayibwira ibyifuzo byabo, bayibwira ibibuzuye umutima, bayibwira ibyo baje bikoreye, bayiturira imitwaro baje bikoreye. Imana imaze kuyakira atari kunangira aricyo nshaka kugira ngo munkorere. Haleluya. Imana irababwira ngo ndagira ngo munkorere ikintu gikomeye, nafashe umwanzuro udasubira inyuma. Hari abantu nshaka ko muntoranyiriza.
hari abantu ushaka ko munshyiriraho ibiganza. Umva icyo Imana yavuze. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko babarambikaho ibiganza barabohereza. Bari bahamagariwe umurimo wo kugenda kwamamaza ubutumwa bwiza. Impamvu ngaruka kuri iki nkakubwira ngo uruhare rwawe rwo gukora ku butunzi ugashyigikira uyu murimo, ntabwo bano bantu boherejwe gusa ngo boherezwe hafi, boherejwe na kure, boherejwe mu rugendo rwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana iranginga ukoherereze mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Iyo ushyigikiye umurimo w'Imana uba wamamaje ubutumwa bwiza. Iyo wambitse korari uba wamamaje ubutumwa bwiza. Iyo ushyize ubutunzi bwawe mu murimo w'ivugabutumwa uba ubwirije benshi. Ndagira ngo ngusengere rero, wambara uyu muhamagaro. Nimba ugize uyu mutima, bwira Imana ngo ibyo mbona ndabona ari bike, nyemerera ufinase wagura imbago zanjye kugira ngo mpeshe uyu murimo w'Imana imbaraga zibifatika mu byo wampaye. Losile ebali mondre. Imana yarebye amasengesho ye biranezerwa, iravuga ngo ibyo mwasengeye nabibonye, ibyo mwasabye nabibonye kandi nabibahaye. Ariko abo bagabo ntabwo nshaka ko baguma aho, ntabwo ngo bagume muri icyo cyumba cy'amasengesho. Nkeneye ko aba bagabo bahaguruka bakagenda, nkeneye ko bamanuka, nkeneye ko batambika, nkeneye ko bazamuka, nkeneye ko burira indege, nkeneye ko bajya muri Canada, nkeneye ko bajya muri Amerika, nkeneye ko bazenguruka Afurika, nkeneye ko bazenguruka isi yose. Ndabakeneye muri South Korea, ndabakeneye. Nkeneye ko bazenguruka isi. Ni ibiganza bibohereza. Icyo Imana yari basabye gusa ni ibiganza byabo kubiberekezaho, bababwira ngo nimugende mukore uko Imana ibatumye, nimugende mukore uko Imana ibahaye. Iki nicyo kintu Imana yahereyemo umugisha umudamu witwa Ana. Igihe yari imbere ya Eli arimo asenga, asengeshwa n'icyamusengeshaga, afite agahinda, ni ukuvuga ngo umutambyi yayobewe iyo misengeri iyo ariyo. Hari igihe ugira ikigeragezo kikaguha ubundi buryo bwo gusenga. ugasenga mu buryo butamenyerewe. Ubahuye n'ikitamenyerewe, ubahuye n'ikintu kitamenyerewe kigutwara mu bundi buryo bw'imisengeri itamenyerewe. Nicyo cyari cyabaye hano rero. Basenga mu buryo butamenyerewe, baba imbere y'Imana mu buryo budasanzwe. Umwuka wera arururuka arabasanga, arururuka arabegera, yinjira mu mitima yabo, arabumva, arabiyegereza. Asanze ari abagabo basenze, asanga ari abasore basenze, ari abakobwa, ari abadamu, abari bateranye aravuga ati, murumva nababonye, muri abantu badasanzwe, mbahaye ubushobozi. None aha nimurambura ibiganza kuri aba bagabo, ndagira ngo bagende, ndagira ngo batambuke, ndagira ngo batware ubutumwa, ndagira ngo bagire aho bajya. Ubu nonaha wakira imbaraga zigutwara mu gukorera Imana, wakira imbaraga zigutwara mu kuvugira Kristo, wakira imbaraga zigutwara mu gushyigikira umurimo w'Imana. Ahari impano yawe ni umuhamagaro we n'uwa Dorokasi, n'uwo gukora ibikorwa, n'uwo gutanga. Tanga icyo ufite, dola sile mwandre, Imana iguhereza umugisha. Rero ibiganza barambitsweho byari bibohereza. Imana ikohereje gushyigikira umurimo wayo. Imana ikohereje kubwiriza ubutumwa bwiza. Imana ikohereje gukora umurimo mwiza wo kwamamaza urukundo rwa Kristo. Mu masengesho yo kwiyiriza niho byabereye. Mu minsi iri imbere tugiye kuzagira amasengesho yo kwiyiriza. Twebwe namwe tuziyiriza. Uwo munsi muzabimenya, tuzababwira. Uwo munsi muzabisobanukirwa. Tuzayabamo yo kwiyiriza. Atarasa amasengesho yo kwiyiriza, yo kuba imbere y'Imana, yo kwiyiriza. Dufite ibyo tureba, dufite ibyo tubwira Imana, dufite ibyo dutegereje, dufite lesole belle mandre, dufite ibintu twazanye imbere y'Imana. Ubu byegeranya, ndaza kukubwira mu minsi mike gusa, mu masaha, uburyo tuzakora mu masengesho. Imana ibahereza umugisha. Reka ngusengere nkwimikire gukora uyu murimo mwiza uhamagariwe. Imana irashaka kukohereza. Imana igukingurira umuryango wo kugufinansa. Imana yaguye akazi kawe. Imana iguha umugisha mu buryo bwose kugira ngo ukore mu butunzi bwawe, ushyigikire umurimo w'Imana. Kandi aboherejwe nawe uroherejwe, nawe uratumwe. Urakenewe ku Migabane 2 TV, ngwino utanga ubutumwa. Urakenewe ku Migabane 2 TV, ngwino ushyigikire umurimo w'Imana. Urakenewe ku Migabane 2 TV, ngwino uhabwe umugisha wo gukorera Imana. Data mwiza Uwiteka, nsengeye
uyu mukumbi wawe, nsengeye ubu bwoko bwawe, nsengeye aba bantu bari kuri uyu mugabane utu. Iyi si ndayisengeye, iyi si irimo abakozi bawe, iyi si irimo abamama wahamagaye, irimo abakobwa wahamagaye, irimo abasore wahamagaye, irimo abagabo uhamagaye. Ndabasengeye uyu mwanya, nibahabwe amavuta mashya yo guhaguruka no kwemera koherezwa, bakora ugushaka kwawe, bashyigikire mu buryo bwose, mu byo bifuza byose, mu byo bakeneye byose. Nibahabwe umugisha w'imbaraga, nibahabwe umugisha w'ubuzima, nibahabwe umugisha wo kunesha, nibahabwe umugisha w'ubutunzi, kugira ngo bashobore gukora itandukaniro ry'ibyo bakoraga mu gihe cyashize. Uyu munsi bakora iby'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, amen.